Harihw'Icyo Nkwaka Mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro, managurwe hose Mwami, n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mwese abadukurikiye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ni umwizerwa Adolphe ubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Dukomeze tuganira ku mateka y'indirimbo zigaragara mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana, n'indirimbo z'agakiza bigaragara ko zimaze igihe kirekire ariko kandi zikitubaka no muri iyi minsi. Tuzifashisha mu buryo butandukanye, mu masengesho, mu materaniro ndetse no mu ngo zacu. Ziradufasha kuko zirimo amagambo bigaragara ko ari amagambo yubaka ubugingo. Reka rero tubane twiragiza Imana. Turagushimye Uwiteka Mana Nyiringabo, tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi, waraturinze iminsi itambutse n'uyu musoro uduhaye. Dushyigikire Mwami mu buryo turi kuganira mu ijambo ryawe, kandi ubugingo bwacu bukomeze kubakika, imitima ya benshi hemuke, kugira ngo Mwami dukomere muri urugendo, dukomeze urugendo tuzarusoza amahoro. Dushyigikire dutangira, uze gusozanya natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubuntu bw'Imana ubane namwe mwese. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka y'indirimbo ya 373 yitwa ngo Hariho Icyo Nkwaka Mwami. Harihw'Icyo Nkwaka Mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro, managurwe hose Mwami, n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Nuntunganiriza ubwenge, nzanezerwa nzaguhimbaza, ariko umutima wera ndawushaka kurutaho. Managurwe hose Mwami, n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Ninezwe umutima wanjye, nibwo nzunguka ubwenge bwose, bwo mwijuru, bwo mwijuru. Mwami mbubwirijwe nawe, managurwe hose Mwami, n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Gerageza uko nshobora kwibuza inama mbi n'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo. Jyumboneza, managurwe hose Mwami, n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Ni indirimbo igaragara mu cyiciro cy'indirimbo zo kwitanga cyangwa se consacration mu rurimi rw'igifaransa. Iyi ndirimbo igaragara n'ubundi mu gitabo cy'indirimbo gikoreshwa n'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, nayo yitwa Hariho Icyo Nkwaka Mwami. Nubwo amajwi akoreshwa mu matorero atandukanye, ariko amagambo titire yayo n'ubundi ni indirimbo ya 54 mu gitabo cy'indirimbo gikoreshwa n'amatorero y'abadivantiste, yitwa ngo Hariho Icyo Nkwaka Mwami. Mu rurimi rw'icyongereza yitwa One Thing
eye of the Lord desire, cyangwa se mu ncamake yitwa ngo a clean heart, umutima usukuye. Nyuma iyi ndirimbo yanditswe n'uwitwa Walter Chalmers Smith, yayanditse mu mwaka w'1887. Urumva ni indirimbo ibaza imyaka hafi 140, kuko imaze imyaka 138 iraturuta. Natwe batukurikiye ikiganiro murumva ko ituruta kandi iracyakunzwe kubera amavuta ayigaragaraho. Hari icyo twaka umwami wacu cy'ingenzi gituma dukomeza kugira umutima usukuye, a clean heart. Hanyuma tugane ku mateka y'uyu mwene data mbere ko tuza kugana ku mpamvu yayanditse. Walter Chalmers Smith yavutse ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 mu 1824, avukira ahitwa Aberdeen muri Scotland cyangwa se muri Ekose mu Gifaransa, ni agace kamwe mu tugize ubwami bw'Ubwongereza. Aho ni mu Bwongereza n'ubundi turi kuvuga muri Scotland. Hanyuma yatabarutse ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 mu 1908, yari atuye ahitwa Dunblane muri Scotland. Yatabarutse rero afite imyaka 83. Walter Smith yize mu ishuri ryitwa Marshall College, hanyuma aza gukomeza amashuri ye yakomereza ahitwa muri New College of Edinburgh. Ahanga turacyari muri Scotland. Hanyuma ahanga yagiye kwiga n'ubundi byerekeye n'iby'iyobokamana. Akomeza no muri University of Glasgow ni umujyi munini nawo wo muri Scotland. Yaje kuharangiza ni muri university yaho, University of Glasgow. Yaje kurangiza muri university mu mwaka w'1869. Urumva kwiga no kwiga iby'iyobokamana, akiga n'ibituma abona imirimo itandukanye, nabyo yarabikoze kandi ni byiza. Nyuma Walter yahawe inshingano z'ubushumba mu itorero yasengeragamo, ahabwa inshingano za gishumba mu mwaka w'1850. Hanyuma ahamaze guhabwa inshingano yagiye ayobora amatorero ahantu hatandukanye, ahabwa inshingano ava mu gace ajya mu kandi, ariko ibyinshi cyane cyane yabikoreraga n'ubundi muri Ekose, muri hariya yari yaravukiye mu gihugu cya Ekose mu bwami bw'Ubwongereza. Itorero yasengeragamo ryitwa n'ubundi Free Church of Scotland, niryo yasengeragamo. Yari umukristo, yakuze n'ubundi atozwa ubukristo. Ibyo ni nabyo byifuzo benshi tuba dukwiye kubamo, nubwo bitunanira umuntu akabishaka, ariko inzara n'inyota umuntu aba afite ni ukugira ngo akurire mu muco wa gikristo, kuko ari wo uzagira iherezo ryiza. Mbifurije rero n'ubundi kuba mu bwami bw'Imana buzatuma tugira iherezo ryiza. Hanyuma Walter Smith yashakanye na Agnes Monte mu mwaka w'1886, babyarana abana 4. Ubwo rero mu mirimo yakoze igaragaza impano ze mu kazi gasanzwe ndetse n'umurimo w'Imana, yabaye umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana. Hanyuma kandi yabaye n'umwanditsi w'ibitabo bitandukanye, ndetse aba n'umusizi poet, ndetse ayobora nanone n'umurimo w'Imana, kuko twabonye ko yagiye ahabwa inshingano zatumye ayobora ahantu hatandukanye. Ibi rero tuba tubivuze tugira ngo tugaragaze n'ubundi ibizaranze uyu mwene data tugiye kwigiraho. Ese yitwara gate mu buzima busanzwe, yakoraga iki? Iyo niyo mirimo yakoraga. Hanyuma rero kubera iki yanditse iyi ndirimbo turi kuvugaho yitwa ngo Hariho Icyo Nkwaka Mwami, cyangwa se mu mugambo y'Icyongereza avuga ngo one thing I of the Lord desire, cyangwa se nkuko twabibonye mu ncamake ugiye kwishaka nabwo yitwa ngo a clean heart. Walter uyu yayanditse agendeye ku murongo wa Bibiliya ugaragara muri Bibiliya, Zaburi ya 27 ku murongo wa 4. Kuko indirimbo buriya inyinshi abahanzi bashingira ku marangamutima bitewe n'ibihe barimo. Hanyuma hari ushingira ku ijambo ry'Imana, hari n'ushingira ku isomo ari kunyuramo, hari ushingira ku bisubizo afite, hari ushingira ku bigeragezo n'ibindi byinshi bitandukanye bishobora gutuma umuntu ayimba indirimbo, ariko akenshi bikagaruka ku ijambo ry'Imana. Aha rero iyi ndirimbo yayanditse n'ubundi ashingiye ku murongo ugaragara muri Zaburi ya 27 ku murongo waho wa 4, handitse ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, one thing I of the Lord desire. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, n'icyo nzajya nshaka,
ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Ayo ni amagambo yanditse agaragaza n'ubundi indirimbo yayanditse ashingiye kuri aya magambo. Bivuga ngo iyi ni zaburi ya Dawidi yayanditse ari gusaba imbabazi, yanditse zaburi zibanza yazanditse n'ubundi asaba imbabazi z'icyaha yari yakoze igihe yigaruraga umugore wa Uriya. Aya ni amateka azwi agaragara muri zaburi zibanza, zaburi ya mbere, zaburi nyinshi zibanza niko zanditse. Hanyuma rero ntiwareba ubwiza bw'Uwiteka n'ubundi ufite umutima wanduye. Niyo mpamvu avuga ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nuko nzajya nshaka ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Kuba rero mu nzu y'Uwiteka ntabwo wahaba n'ubundi ufite umutima wanduye. Iyi ndirimbo rero igaragara nk'isengesho ryo kwezwa uvuze mu magambo yayo, kuko igaragara nk'isengesho uyu yari gusenga, isengesho ryo kwezwa. Igitera cya mbere aravuga ngo hariho icyo nkwaka mwami, one thing I the Lord desire. Nubwo mpora ngucumuraho, nisuzumye nsanze ndi umunyabyaha, icyo ngusaba nuko unyeza kandi ukantunganya. Rero iki yifuzaga nuko Uwiteka amukiza, nuko atungana, nuko Uwiteka mukuraho ikibi cyose. Hanyuma muri iki gitero niho avuga ngo unyejeshe amazi cyangwa umuriro. Ano urumva ni ibintu bibiri yifuza bimweza, unyejeshe amazi cyangwa umuriro. Amazi ano tuyagereranya, twayashyira mu bice bibiri. Iyo umuntu atarabatizwa cyangwa se atarajya mu mazi menshi, rero ngo kozwa n'amazi ni ukubyarwa ubwa kabiri, cyane ko bivuga ngo iyo umuntu agiye mu mazi menshi aba apfuye ku byaha akazukana na Kristo. Ibyo rero ni ukubatizwa, ni ukwejeshwa amazi. Ariyo ya magambo Yesu yabwiraga Nikodemu ngo ni ukuri ndakubwiza ukuri, umuntu utabizawe n'amazi atazabasha kubona ubwami bw'Imana. Ayo mazi nayo abasha kweza muri ubwo buryo bwo kubatizwa. Iyo umuntu abatizwa aba agiye mu mazi agapfa, ni ishushanyo yo gupfana na Kristo akazukana na Kristo abaye icyaremwe gishya. Ariyo ya magambo avuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, dore ibya kera biba bishize. Ubwo ni uburyo bwa mbere amazi ashobora kweza. Icyo ni icyifuzo cy'uyu muririmbyi wahanze iyi ndirimbo. Icya kabiri, amazi yeza ni ijambo ry'Imana. Iyo usomye muri Yohana igice cyaho cya 15 umurongo wa 3 haravuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Bivuga ngo n'ijambo rero ry'Imana, uko umuntu agenda arirya asabana naryo aba ari kwezwa. Ijambo ry'Imana rireza, kandi iryo jambo ry'Imana tuzi ko ari Yesu Kristo niwe ubasha kutweza. Rero tujye dusabana n'ijambo ry'Imana, dusabane naryo, turisome twizeye ko ribasha kudutunganya. Ayo ni amazi turi kuvuga. Rero ngo amazi cyangwa umuriro, ageze ku muriro avuga ngo kandi unyejeshe n'umuriro. Kwezwa n'umuriro, umuriro w'Umwuka wera uhindura byose. Ari umuririmbyi wateye ikorasi avuga ngo iyo Umwuka amanutse ibintu byose biba bishya. Bivuga ngo umuntu wari ufite ibyamwanduje ahita ahinduka mushya. Umwuka wera nawe rero iyo Umwuka amanutse, umuriro w'Umwuka uza n'ubundi ugamije kugira ngo umuntu ave mu bibi ahubwo ahinduke mwiza. Kwezwa n'Umwuka n'umuriro bivuga ngo ni ukwezwa ku buryo bwimbitse, kurimbura imizi y'ibyaha, kuzinuka icyaha n'igisa nacyo, cyangwa se kubaho mu buzima bwo kurwanya icyaha uko cyagenda kose. Iyo usomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa 9 avuga ngo mwange ibibi urunuka muhorane n'ibyiza. Umuntu weshejwe n'Umwuka ahubwo ahorana n'ibyiza, agahora arwana no kugira ngo agire kwirinda ikintu cyose cyamutandukanya n'Umwami wacu, akabaho asabwa kwirinda aricyo twita self control cyangwa se controle de soi. Icyo ni igitero cya mbere. Ageze ku cya kabiri avuga ngo nuntunganyiriza ubwenge butunganye ni ukubaho Uwiteka. Yobu 28:28 ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubu bwenge rero tuvuga hano nibwo twita wisdom, ntago ari knowledge, ntago ari connaissance, ahubwo nicyo twita sagesse. Ubu bwenge knowledge cyangwa se intelligence tukita ubumenyi. Ubwenge bwa mbere ni ukubaho Uwiteka, umuntu akareka ibibi. Hanyuma ikindi cyose urwego umuntu yageraho mu mashuri ibyo bavyita ubumenyi. Rero umuntu iyo baho Uwiteka aba afite ubwenge, ngariko cyane cyane umutima wera. Haleluya. Nubwo umuntu yagira ibintu byose akagira ubwenge akagira ubumenyi, ariko cyane cyane umutima wera ngo ndawushaka kurutaho.
nubwo rero umuntu yatungana ku bintu byose, ariko urumva icyifuzo uyu muririmbyi atugaragariza ni uko yifuza kugira umutima wera. Ni nako ijambo ry'Imana dusaba ngo muba bera nk'uko wabahamagaye ari uwera. Dukwiriye kuba uwera nk'uko Imana yacu yera, kandi izabana n'abera mu ijuru ry'abera. Hanyuma umutima wera rero utuma umuntu n'ubundi aguma mu mbaraga zitsinda icyaha, hanyuma kandi agahora n'ibyishimo, ibyishimo by'imbere mu mutima, kuko n'ubundi afite umutima wera. Iyo umutima utaducira urubanza turatinyuka imbere y'Uwiteka. Rero turwaye no kugira ngo duhore twishimye iteka dufite umutima wera, kuko twejejwe n'amazi n'umuriro. Kandi iyo umuntu afite umutima wera ahora yumva ijwi ry'Imana rimwongorera mu nzira nyinshi zitandukanye, mu ijambo ryayo, mu nzozi, mu mayerekwa, uburyo bwose butandukanye Imana yakugenderamo, kuko n'ubundi mufitanye ubumwe. Umutima wera niwe Imana ibamo, ni nawe ishaka. Rero turwanire no kugira ngo dutunganire Imana, tujye duhora n'ubundi dufite umutima wera. Ku gitero cya gatatu aravuga, ninezwa umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru, bwo mu ijuru. Aya ni amagambo n'ubundi agaragaza ko hari ubwenge bwo mu ijuru, hakaba n'ubwenge bwo mu isi. Bwa bwenge rero turi kuvuga ni sagesse. Ibindi byose ubwo mu isi Yakobo yaranditse ubwenge bwo mu ijuru ashaka kugaragaza ubwo ari bwo. Iyo usomye mu rwandiko Yakobo yanditse igice cyaho cya 3:17, reka tuhasome. Haravuga ngo ariko ubwenge buva mu ijuru aribwo bwa bwenge uyu muririmbyi yifuza, ngo ninezwa umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru, bwo mu ijuru mwami mbubwirijwe nawe. Ubwenge rero tubwirizwa n'Imana nuko bumeze, burangwa n'aya magambo Yakobo yanditse mu gice cyaho cya 3:17. Aravuga ngo ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye, kandi n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. Ngubwo ubwenge bwo mu ijuru umuririmbyi yifuje. Hari abantu bibwira ko bafite ubwenge ariko ari ubumenyi. Ugasanga umuntu afite urwego runaka yagezeho mu mashuri, ariko ugasanga ni wa muntu utabanye neza n'umuntu we, ni wa muntu utabanye neza n'abaturanyi, ni wa muntu udatanga amahoro. Ariko ubwenge buva mu ijuru bwo irya mbere buraboneye, kandi n'ubw'amahoro. Uyu niwo murage n'ubundi Yesu yadusigiye, yaduhaye amahoro, nta mahane yaduhaye. Ugasanga umuntu ni umunyabwenge n'umuhanga, ariko arangwa n'amahane ahagenda hose. Ubwo ntabwo ari ubwenge, ahubwo ni ubumenyi. Kandi n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama. Ubwenge bwose wagira, urwego wagira, nuko wemera kugirwa inama. Ubwenge bwo kubaha Imana umuntu agirwa inama. Iki niyo kiranga ari ubwenge uyu muririmbyi yifuzaga. Ikindi kandi ngo ntabwo bugira uburyarya, kandi bugira imbuto z'umwuka zigaragara mu bwenge n'ubundi. Mbifurije rero kugira ngo mukomerere mu bwenge ariko buturuka mu ijuru. Naho ngubwo mu isi bwo ngo bugira ngo n'ubw'inyamaswa abantu. Niko usomye nanone muri Yakobo ku murongo wa 15 igice cya 3 niko handitse. Ubwo ngubwo ngo n'ubwenge bubize ngo n'ubw'abadayimoni. Ubwo ntago bukwiye kuranga umuntu w'Imana, ahubwo umuntu w'Imana arangwa n'ubwenge buva mu ijuru. Ageze ku gitero cya nyuma niho avuga ngo ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi n'ibyaha. Hari abaririmba ngo kwibuza inama mbi z'ibyaha, oya, ni ibintu bibiri bitandukanye. Avuga ngo kwibuza inama mbi n'ibyaha. Ibi bintu rero bibiri bituruka n'ubundi kuri Satani. Avuga ngo umuririmbyi rero yemeza ko ibi byose imbaraga ze zakoresha ntabwo zishobora kumukuraho, ntabwo zishobora kumukiza. Yirinda inama mbi ku mbaraga ze, akirinda ibyaha ku mbaraga ze, ndetse akirinda ibyo kamere byose irarikira, harimo ishyari, urwango n'ibindi byinshi n'amatiku. Yirinda ibitego myinshi Satani agenda amutega ku mbaraga ze, ntibimukundira. Akeneye imbaraga z'Imana, ariwo wa mwuka wera uzana umuriro w'umwuka, kugira ngo tubashe gutungana, tubeho rwose twirinda icyaha. Imbaraga zacu rero ntabwo zagira icyo zitugezaho. Sonye mu Filipi igice cya 4 umurongo wa 13 niho Paulo yanditse ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imbaraga zawe nta kintu zatugezaho, ahubwo igishoboka ni ukwiringira imbaraga z'Imana. Muri iri sengesho rigaragara ko dukwiye kuba mu nzu y'Imana, ariho yashingiye yandika indirimbo, rigaragara ko ari umwanya wo kugira ngo twiringire Imana yacu, tubane nayo, hanyuma igitwezi ditunganye, iduha ubwenge buzatuma tugira iherezo ryiza. Rero aravuga ngo ujya umboneza
kandi mwami ujya umboneza rwose, ngo jya umboneza izo ntege nke zanjye zitabasha gutuma ntungana, ujya umboneza mwami umbe hafi. Rero kubonezwa n'Uwiteka bivuga ngo Imana ituyobore, hanyuma Imana itugire inama zayo tuzemere, ijwi ry'Imana no kubura kwayo, imbuzi zayo zose ujye uzakira, bitume uhora wumva n'ubundi ijwi ryayo rizatuma ubana nayo, ntuzatungurwe n'umunsi Yesu azabaje gucyura umugeni we. Ibi rero urumva nidukomeza kuba tuboneye, dufite ubwenge bwo mu ijuru, hanyuma tubana n'Imana ituboneza, n'ubundi ntabwo tuzatungurwa igihe Kristo azabaje kujyana umugeni we. Ifuze rero guhora ufite umutima utunganye, ariho twabonye ko iyi ndirimbo yitwa ngo a clean heart, kugira umutima utunganye. Ikintu kimwe wasaba Uwiteka ni ukugira ngo ugire umutima utunganye, uzagire iherezo ryiza. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen.